iyo umuntu yatanze ikirego ko ahohoterwa bishaka kubihuza n'ibindi bintu, kuba umuntu akora umwuga runaka, kuba umuntu afite amateka runaka, kuba ari we wamutumiye cyangwa yamusanze iwe, kuba ari umugore ufite abana, ntabwo ibyo bimukuraho ko adashobora kumusambanya ku ngufu. Kuvuga ngo si byo, ngo kubera ko ari mukuru, ngo yari yamwizaniye, bari basangiye, ibyo bintu bagakwiye kujya baberekera inzego z'ubutabera, kuko hari igihe usambanya umuntu mukuru ku ngufu, kamusigira indwara, kamutera ibindi bikomere, bagenda bakurikiza ibyo byose, ariko ni igihano gishobora kugera ku myaka 10 y'igifungo n'ubutabera. Umunyarwanda niwe waririmbye ati agahinda karakanyagwa. Iyi ni indirimbo Mbabazi Shadia uzwi nka Shadibu yabyutse aririmba ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatandatu ni muri uyu mwaka. Ibi yabiterwaga nuko yasambanijwe ku gahato n'umuhanzi Yugi Umukaraza. Shadibu abinyujije kuri Instagram ye yatabaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB asaba ko bakurikirana uyu musore kuko ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina yamukoreye. Yavuze ko uyu musore yaje kumusura iwe mu rugo, yaje ngo yitwaje inzoga barasangira, yibwira ko agenzwe n'amahoro kuko bamenyanye kuva kera, ariko nyuma yaje kubyuka mu gitondo asanga yambaye ubusa, iruhande rwe haryamye Yugi Umukaraza. Shadibu yaje gutekereza ko yamusambanije ku gahato. Ibi byatumye atabaza inzego zitandukanye kugira ngo ahabwe ubutabera, kubera ko ibi byakozwe nta burenganzira yatanze. Cyakurikiyeho nuko tariki ya 23 Iradukunda Aimable uzwi nka Yugi yaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Amagambo yabaye menshi ku mbuga nkoranyambaga, benshi bavuga bati ese uyu musore niwe wafashe ku ngufu Shadibu, cyangwa se Shadibu niwe wafashe ku ngufu uyu musore. Twaganiriye na Maître Mukashema Marie Louise atubwira byinshi. Ni mu kiganiro twagiranye agaragaza ko mu gihe uwasambanijwe atabigizemo uruhare, icyo gihe bifatwa nk'icyaha. Kora subscribe kuri Rwanda Live wiyumvire ikiganiro cyose. Ngira ngo wenda kubijyanye niyo kawaruvuze wenda hari detail nyinshi yaba wowe cyangwa ngewe tutazi kubera ko ibintu biba bikiri mu iperereza. Yego. Ariko muri rusange itegeko hari uko risobanura ibijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yaba ku mutungo, yaba ku mubiri, yaba gusambanya umuntu ku gahato, umuntu mukuru, cyangwa se gusambanya umwana. Wenda kuri icyo kibazo ngira ngo ni ibirebana no gusambanya umuntu mukuru, niba nakumvise neza. Yego. Abantu benshi rero ngira ngo wenda haba harimo no kutasobanukirwa neza n'amategeko, bumva yuko umuntu mukuru atasambanywa, cyangwa se kenshi bakanashyira ikosa ku gitsina gore, akavuga ngo ukurikije uko yari yambaye, ukurikije ko yari yamusuye iwe mu rugo, yaba umukobwa yamusanze ku muhungu, kuba yagiyeyo ntiyamufata. Ariko n'amategeko buri umushinga amategeko yagiye na kure, hazamo hari no gusambanya ku gahato umuntu mwashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Aha rero ni ukuvuga ngo umushinga amategeko yasobanuye ko gusambanya umuntu mukuru ku gahato ni igihe ukoze icyo gikorwa atabikwemereye. Ashobora kuba atabikwemereye, ushobora no kuba wamufatiranye mu ntege nke ze. Intege nke ze rero ni izihe? Ashobora nk'uko wamusindishije, ushobora kuba utamusindishije mwana asangiye, ariko wowe wenda inzoga zikakurusha imbaraga ku buryo udashobora kwifatira icyemezo. Yego. Igihe cyose umuntu yanyweye cyangwa se wenda afashe ibindi biyobyabwenge akaba ageze aho adashobora kwifatira icyemezo, uwo muntu aba ari mu ntege nke. Ku buryo rero ibyo wamukorera icyo gihe bakoze iperereza bagakora wenda bagashaka n'ibindi bimenyetso bitandukanye, amategeko ushobora kugongana n'amategeko ko wasambanije umuntu mukuru ku ngufu. Ni nk'uko umuntu ufite intege nke, reba nk'aba bantu batavuga, batumva, bafite ubumuga butandukanye bushobora gutuma atabasha kwirwanaho cyangwa se kubasha kuvuga ngo oya, cyangwa se kubasha kuvuga ngo kwikura mu maboko y'umuntu ushaka kumusambanya niyo yaba ari mukuru. Rero icyo gihe itegeko rivuga ko uwo muntu wamufatiranye mu ntege nkeya cyangwa se wakoze ibintu mutabyumvikanyeho. Yego. Ushobora kuba n'icyo cyaha. Ego, tutaragera ku bihano uwo muntu ashobora kuba yahabwa, kuki akenshi usanga bibaho bakavuga nk'ibyabayeho ubu ngubu, bakavuga bati uyu muntu ni umuntu mukuru,
ni umugore ufite abana, kuki basangiye bakumva ko yamufashe ku ngufu cyangwa se yamusambanije ku gahato? Kuki amakosa usanga kenshi bayashyira ku mugore cyangwa se ku mukobwa cyane? Ni ukubera hari icyuho kiri mu itegeko? Ni iyihe mpamvu? Ntabwo ikibazo ari icyuho kiri mu itegeko, ni ikibazo cy'imyumvire, kubera ko sosiyete yacu kuva na kera umugore yagiye asubizwa inyuma, abuzwa uburenganzira butandukanye, harimo nuko nta mugore unywa inzoga, nta mugore ushobora kwisanzura ngo asohoke, nta mugore ushobora gusurwa n'umuntu w'igitsina gabo mu rugo ngo abimwubahire. Ngira ngo rero ibyo ntabwo ari ikibazo cy'icyuho mu itegeko, ahubwo ni ikibazo cy'imyumvire y'abantu bumva yuko umugore adafite uburenganzira bwo kuba yabwira umuntu ngo winsoma, sinshaka kuryamana nawe, nubwo nagutumiye iwanjye, nubwo ndi umuntu mukuru, ndi umugore ufite n'abana nagutumiye iwanjye, ariko hari aho ibintu bigarukira, hari ibyo udashobora gukora ntabikwemera. Ahubwo icyo abantu batamenyereye ni uko abagore ari nabo bakunze kuba ba victim, batakunze kubitangaza kubera ko uko sosiyete bafata cyangwa se n'iryo sosiyete bavugaho. Aha rero ni ukuvuga ngo ngira ngo ahubwo wenda icyuho ngiye nakirebera aho kuri za social media n'ahandi abantu bafata uwatanze ikirego bakamuvictimiza kurushaho. Yego. Ibyo rero nibyo ngira ngo umushingamategeko yagakwiye no kujya ahana iyo umuntu yatanze ikirego ko ahohoterwa, bishaka kubihuza n'ibindi bintu. Kuba umuntu akora umwuga runaka, kuba umuntu afite amateka runaka, yego, bikuraho yuko umuntu adashobora guhohoterwa cyangwa adashobora gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Itegeko nshinga rivuga yuko abantu bose itegeko ribarengera kimwe, kandi rikabuza abantu bose kubabuza umudendezo cyangwa se no kuba waravutse gutya, kuba warakora umwuga uyu niyo, ntabwo itegeko rivuga yuko ritakurengera. Nta nubwo rivuga ko abantu bemerewe kuba baguhungabanya, kubera ko buriya hari n'ibintu bivugwa kuri kese runaka bikaba byanahungabanya umuvictime akaba yanakwiyahura, kubera ko n'ubusanzwe ibyo ntabwo ari ibintu, ni ubutwari. No kuba yatanga icyo kirego ni ubutwari, kuba yahohotewe agatanga icyo kirego nabyo ni ubutwari. Rero icyo sosiyete ngira ngo mugomba no kubakangurira cyangwa se rubanda, ni uko niba umuntu yahohotewe agatanga ikirego, ntabwo bagomba gutangira kuvuga ngo si byo, ngo kubera ko ari mukuru, ngo yari yamwizaniye, bari basangiye. Ibyo bintu bagakwiye kujya baberekera inzego z'ubutabera arizo zibikurikirana, kuko akenshi usanga bamugani bigaruka ku kuvuga kuri uwo mukobwa cyangwa umugore, umuhungu ugasanga basa naho bamubogamiyeho. Ni bya bindi nakubwiye by'uko ari sosiyete buri gihe yakuze yumva ko iyobowe n'abagabo, aho byanageze kure bakavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Kuba n'uwo mugabo ubwo ubwabyo yageze kuri icyo kintu cyo kuba akekwaho kuba yafashe umuntu mukuru ku ngufu, we ukumva barimo baramugira umwere, ahubwo amakuru bakayashyira ko bikekwa ko yakorewe icyaha. Aha rero ni bya bindi navuze bijyanye n'imyumvire y'uko ni urugendo nyine twamaze n'igihe aho umugore cyangwa se umwana w'umukobwa atahabwaga uburenganzira bwe, harimo n'ubwo burenganzira bwo kuvuga ibyamubayeho. Kuba noneho harimo kuba uyu mugore arusha imyaka uyu musore, byo nta kibazo kirimo? Ibyo nta kibazo kirimo, ko umushingamategeko ashyiraho itegeko ntabwo yashyize ibyo by'imyaka, kubera yuko ngira ngo n'umwana w'imyaka 17 yafata umukobwa w'imyaka 25 cyangwa 50. Rero igikorwa cyo kuvuga ngo umuntu yafashe undi ku ngufu ntabwo hareberwa ku myaka. Yego. Ibyo ari byo byose kuri iyo kawa wambwiye bose ni bakuru. Bose ni bakuru. Bose bari hejuru ya 18. Yego. Rero umwe yaba afite 60, undi akagira imyaka 25. Ibyo ntabwo bivuze yuko kuba murusha imyaka, kuba ari we wamutumiye cyangwa yamusanze iwe, kuba ari umugore ufite abana, ntabwo ibyo bimukuraho ko adashobora kumusambanya ku ngufu. Kuba none harabibaza bati ko bose basangiye, wenda bose basinze, uwo ngo wenda wasambanyije undi ku gahato cyangwa ku ngufu, nawe ashobora kuba yabikoze atari ubushake bwe. Itegeko ryo rivuga iki aho ngaho? Bombi basangiye, wenda bose banasinze ku rugero rumwe, undi abikora atabishaka. Itegeko ryo rivuga iki aho ngaho? Hari itegeko rivuga ku bikorwa, hari ibikorwa bikusanyirizwa hamwe cyangwa bishyirwa hamwe bikitwa icyaha. Bashobora gusangira bose basinze ariko umwe afite imbaraga. Yego. Akagira reka wenda nkoresha iryo jambo, akagira we imbaraga cyangwa umurego utuma agera kuri cya gikorwa. Ubwo ni ukuvuga ngo we nubwo yasinze ariko afite imbaraga.
zimugeza kuri cya gikorwa. Ibyo rero niyo mpamvu uvuga ko bikiri mu iperereza, hari ibyo wenda inzego zibishinzwe zizashingiraho cyangwa zizakusanya ku buryo zishobora hari ibyo umushinga amategeko aba yarashyizeho nk'ibikorwa, gukurikirana rw'ibikorwa bishobora gushyirwa hamwe bikabyara icyaha. Ari nayo mpamvu buriya abantu bakurikira itangazamakuru namwe mujye mubigiramo uruhare. Abantu bagomba kwirinda ibyaha. Ni nko kuvuga ngo umuntu wicuruza ntabwo yafatwa ku ngufu, afatwa ku ngufu cyane. Ni nka kuriya bavuga ngo umujura, niba umujura umubonye uramwica, ntabwo bibaho, kuko niba ari umujura nawe afite uburenganzira amategeko amuha, agomba guhanwa nk'uko amategeko abiteganya, ariko ntabwo yemerewe kwihanisha. Aha rero abantu bagomba kumenya yuko icyo umuntu yaba akora cyose, icyo yaba ari cyo cyose, ntabwo biha abandi uburenganzira bwo kuba bamuhohotera no kuba bamukorera icyaha, kuko adashobora kujya kurega, kuko sosiyete imuzi nk'umuntu mubi cyangwa udafite imico myiza. Hari ikintu ugeze kuvugaho ku bijyanye no kuba ashobora kuba hari ingaruka byamugiraho mu gihe tanze ikirego nka gutya, ari ugasanga social media, abanyamakuru n'abandi batandukanye bafite ukuntu bari kumujija, bikaba byamugiraho ingaruka. Icyo gihe bwo izi ngaruka bigenda gute? Ni ukuvuga ngo ngira ngo wenda afite umunyamategeko, cyangwa nubwo yaba atamufite, hari inzego zitandukanye zitanga abanyamategeko b'ubuntu, harimo za Legal Forum, urugaga rw'abavoka, zahaguruka. Izo zose ni inzego yakwitabaza bakaba bamuha umwavoka. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu bimeze kuri undi, muri rusange umuntu wahohotewe, wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ubwabyo icyo gikorwa kiramuhungabanya. Rero iyo bigeretseho yuko community nayo yenyegeza umuriro, niko navuga, ibyo birushaho kuba byamutera ihungabana. ngira ngo wenda urugendo yakoze rwo gutanga ikirego yanyuze no muri Isange One Stop Center, harimo iyo serivisi yo gufata uwo muntu. Bashobora kuba barabimusobanuriye, ariko hari n'igihe umuntu nk'uyu umusobanuro wenda adahita abyumva. Ariko icyiza ni uko abantu bose bahohotewe bakajya gutanga ibyo birego bajya basaba izo serivisi z'abafasha mu by'amategeko cyangwa se abavoka, ku buryo ashobora no kumufasha gukumira cyangwa guhagarika ibyo biganiro byose bimuharabika. Agasaba ko ibyo bintu bihagarara, kuko iperereza riba ririho, kuko buriya abanyamategeko yego amufasha mu bijyanye n'amategeko, ariko no muri urwo rugendo rwo kuba hari abamuhungabanya amarangamutima, hari uburyo yabimufashamo, aho yamufasha uburyo ibyo bintu byahagarara. Noneho uwakoze iki cyaha iyo agihamijwe, itegeko riteganya iki? Ngira ngo harimo igihano kigeze ku myaka 10, ariko buri ibihano byose bigendana n'uburyo icyaha cyakozwe. Hakazamo n'ibindi bintu bishobora gukomeza igihano, kuko hari igihe usambanya umuntu mukuru ku ngufu, ukamusigira indwara, umutera ibindi bikomere n'ibindi byose. Yego. Aha rero ngira ngo byose bagenda bakurikiza ibyo byose, ariko ni igihano gishobora kugera ku myaka 10 y'igifungo. Mu gihe bibayeho se nk'uko abandi babivuga, bagiye babigarukaho, ugasanga wenda umukobwa cyangwa se uwo mugore niwe wagize uruhare mu gusambanya uwo muhungu, byo bigenda gute icyo gihe? Kugeza ubu ngubu ukurikiranywe n'umwe, kandi ngira ngo abantu bose wenda bagira icyo bavuga kuri iyo dosiye n'ibindi byose, ngira ngo ni ibintu ni inzego zibishinzwe zirimo zikurikirana. Kandi buriya inzego z'ubutabera iyo zikurikirana dosiye, kiba kigambiriye ni mu nyungu rusange. Rusange rero zirimo buri muntu, nawe nanjye, ari n'uwahohotewe. Aha rero ni ukuvuga ngo basanze umukobwa ari we cyangwa se umugore ari we wagize uruhare muri ibyo ngibyo iyo bibayeho, hari ukundi amategeko abiteganya. Ni ukuvuga ngo niba bigaragaye kuriya ukekwaho atabikoze, arataha umwere cyangwa akarekurwa. Rero ku watanze amakuru wenda atariyo, buriya hari n'igihe abantu bashobora kuvuga ngo niwe wabikoze, ariko kubera ko ibimenyetso bitabonetse. Ari nayo mpamvu buriya mu bukangurambaga bwinshi muzajya mukorera abantu, ni uko umuntu wese wakorewe igikorwa cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ikintu cya mbere akora ni gutanga amakuru ku gihe, n'ibimenyetso bigafatwa atarakaraba. Aha rero ni ukuvuga ngo hari abantu baba bere atari uko atabikoze, ahubwo ari uko ibimenyetso byabuze kubera imyitwarire y'uwahohotewe, atarahise abitangira ku gihe, yarabanje gukaraba mbere yo kujya gutanga icyo kirego. Yego.
nihe nama mwatanga? Hari ikintu mwavuze muti umuntu ashobora kuba asanzwe azwi mu kazi runaka, cyangwa hari ukuntu abantu bamuzi mu mateka ye ya mbere yahura n'iryo hohoterwa agaceceka. Nihe nama mubagira kugira ngo bajye bagira icyo bakora, aho kugira ngo babigumane mu mutima ejo usange bagize n'ibyo bibazo byo mu mutwe? Inama nabagira nta yindi, ariko n'abandi bantu bose bagomba kubyumviraho. Uhereye ku itegeko nshinga ryacu rirengera umuntu uwo ari we wese. Iyo bavuze umuntu uwo ari we wese n'uwo aba arimo. Na wa mujura, ari nayo mpamvu umujura bajya bamufunga kugira ngo bamukure mu maboko y'abantu bashobora kumwica. Ni ukuvuga ngo nubwo ari umujura arabyemera, ariko amategeko aramurinda, akamurinda no guhungabanywa. Niyo mpamvu iyo umuntu afunze hari uburenganzira bw'umwana, harimo kurya, kuvuzwa, kubonana nabe n'ibindi byose. Aha rero ni ukuvuga ngo umuntu wese najya akorerwa ihohoterwa ntagatinye abo bantu bashobora kuba bavuga ngo ntabwo ibyo bintu byakozwe kubera ko n'ubundi wenda usanzwe wicuruza ibintu. Amagambo nk'ayo ntakabaca intege. Ntakabaca intege, bajye begera inzego zibishinzwe, nibiba na ngombwa basaba izo nzego batanze n'ibirego ko zabarinda ibyo bintu byabaye. Ariko amategeko hana cyangwa se arinda abo bantu bahohotewe arahari. Rero ntakagira umuntu ucika intege ngo batazavuga. Icyiza kindi shaka no kubabwira cyangwa se icyo bagomba kwitondera kugira ngo wirinde ko buri muntu wese ari bugire icyo abivugaho, ni uko wajya utanga ikirego ariko nawe ukigirira ibanga. Kuko iyo ubikoze nawe ukabishyira ku karubanda, buri muntu wese yumva afite uburenganzira bwo kugira icyo abivugaho. Rero ni ukuvuga ngo nawe niba utanze ikirego, niba hari ibintu byakubayeho, ntabwo ukeneye ko bijya ku karubanda kubera ko inzego ziba zabifashe zirimo kubikurikirana. Kuki usanga muri ino minsi abo twakwita ngo ni nk'abasitari cyangwa aba bantu bazwi bahura n'ikibazo kugira ngo birukanke bajye mu mategeko babishyize kuri social media? Ibyo byo ntabwo bishobora kugira icyo bihungabanya? Biragihungabanya kubera ko ntabwo ubutabera butangirwa kuri social media. Ubutabera butangwa binyuze mu buryo kandi bukozwe n'inzego zashyizweho n'amategeko. Rero kubikorera kuri social media bishobora kukubuza amahirwe yo kutabona ubutabera, kubera yuko ni nayo mpamvu hari amakuru udashobora kugeraho kuko urwego rubishinzwe rukubwira ngo ibintu biracyari mu iperereza, ntidushobora kubitangaza. Kubera iki? Kubera ko hari igihe ushobora gutangaza ibintu ukekwaho icyaha agashaka indi migambi yo gutoroka cyangwa yo kuburizamo ibimenyetso. Aha rero abantu bose ntabwo bagakwiye kujya, ntabwo ibibazo bikemukira kuri social media. Nubwo social media ishobora gukemura ibintu, kubera ko hari inzego zashyizweho zigomba gukurikirana abakoze ibyaha no kurinda abo bantu bakorewe ibyaha. Rero ibyiza ni uko abantu bajya batanga ibirego bakagirira icyizere inzego zashyizweho kugira ngo zibafashe kubona ubutabera. Ndabashimiye cyane. Muri iki kiganiro kandi twashatse kugira ngo tuganire na Mbabazi Shadia cyangwa se Shadibu, atubwira yuko atameze neza. Mu kiganiro gito twagiranye mu butumwa bugufi yatubwira ati ntabwo bishoboka. Aravuga ati munyandikire. Tumaze kumwandikira ubutumwa bugufi musobanura ibyo twashaka ko tuganiraho, yatubwiye ati sorry I can't talk. Mu gusoza twamusabye ko yazaduha umwanya tukaganira mu gihe yaba amaze gutuza. Uwo ni Shadibu Mbabazi Shadia cyangwa se umwita Kimana Ariane, nk'uko aherutse kubivuga yuko kubwe yahinduye amazina, atagishaka gukomeza kwitwa amazina ya kera kuko yarangiranye n'imyaka yashize. Iyi ni Rwanda Live, kora subscribe kuri uyu munsi.